Nabagande wigereranya ibintu bitagereranya bari bateye bagiye kugera muri banki mu Rwanda mukuru ufite ikibazo gikomeye umusesenguzi n'agakanga abantu ikibazo gikomeye we peti ufite hayemite ni bami ese reka duspose ko M23 ibaye dislodged kuri no operation yabirimbutse ntabyo nzi ngewe sindi umunyekongo ariko si nkubaze wowe urabizi ngenda shaka usubize umumboni zawe ikibazo cyaba gikemutse basi reka mbyoroshye ngobaza ikibazo cyaba gikemutse ikibazo cya Kongo ni icy'abanyekongo ntabwo kindeba nawe gikwiye kutakureba kirari nako nanjye ngusomera inkuru ni ndende ariko ndayisoma byanze bikunze ndayisoma kabisa reka nyisome pe kandi wihangane nyisome ukwiri from the Cape Independent ku munyamakuru Robert wayanditse iyi nkuru yemprimye ishobora kuba ifite nka page 8 urayisoma yose iri very important nta kiguhubukisha page 8 uyemprimye ariko uburyo nyikoramo ntago bikureba ngaho yisome wowe yes niba utayisoma rutega amatwi icyo gusaba no gutraduiza sawa turi kumwe cyangwa ntago turi kumwe niba tutari kumwe sohoka niba turi kumwe shikama mbira terabwo yeno wabibazwa urimo urahige imiki reka dukomeze hano South Africa heads off to fight wumvi umutwe w'inkuru Rwandan uyu umunyamakuru nawe asa nkaho yafashe ashinja avuga ibintu ariko nubwo afite contradiction nyinshi Rwandan backed forces in the DRC sibyo arakomeza avuga ati SADC has pledged 10 billion rounds urumva na amafaranga akoreshwa muri Afrika y'Epfo amarandi sibyo mostly from South Africa umubare w'aya mafaranga munini ukabuzatangwa n'igihugu cya Afrika y'Epfo send to new brigades to fight the M23 rebel in the mineral rich Kivu province. South African mining interests complicate the matters. S'il vous plaît kakanu reka ngasubiremo kumve. SADC has pledged 10 billion rand mostly from South Africa to send the new brigades to fight the M23 rebels in the mineral rich Kivu province. South African mining interests South African mining interests complicate the matters. Wakumvisa kangaka reka dukomeze. General Rudazini Mafwanye mbabarira amazina yese ko nangi ryange ryamugora, Chief of the South African National Defense Forces, has announced significant military commitment to the Democratic Republic of Congo. Ninkaho ari umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo urumva yatangaje ubushake bufatika bwo gufasha leta ya Congo. Addressing the attendees at the December service held at the Thabo Swane Sports Ground, General Mafwanya declared the South Africa would be taking over the UN's peacekeeping operation in the Congo. Yatangaje yuko Afrika y'Epfo ishobora gusimbura ingabo za Loni ziri muri Congo mu burasirazuba. Niba byitangarije he boasted of South Africa's role in the mediating conflict, citing efforts to mitigate the Ukraine-Russia conflict and advocate for the Palestine at the International Criminal Court. Yavuze uruhare rwa Afrika y'Epfo urumva mu buhuza no gushaka ibisubizo, hanavugamo nko gushaka ibisubizo ku ntambara ya Ukraine ndetse no gukora ubuvugizi bukomeye cyane ku banyepalestina mu rukiko mpanabyaha. Hanyuma hano umunyamakuru avuga ati but he may be digging South Africa a hole which we may struggle to climb out of. gucukura Afrika y'Epfo icyobo urwobo bizatugora kwikurayo kurusimbuka. Okay, hano noneho turatangiye
wenda ndagerageza kurezima. Hano avuga ukuntu bohereje ingabo muri Congo bwa mbere mu 2000 zijyayo, akavuga ukuntu bari muri Mozambique, urumva arimo aragenda bigabanya kwa kundi. Ariko hano akavuga ukuntu Afurika y'Epfo yatanze miliyoni 55 z'amadolari kugira ngo ibi bikorwa bibe byo kuza gukubita M23. Hanyuma hano sasa kwihuta cyane bivuga yuko izi ngabo zize gusimbura. This initiative comes on the heels of the East African community withdrawing its reaction forces after a year holding pressure in the Eastern Democratic Republic of Congo. Sibyo n'ibya MONUSCO n'ibindi byose arabivuga. Hana aravuga ati according to the foreign affairs correspondent Peter Fabricius, some DRC nuko bise iyi operation yitwa some DRC primary objective is evidently to counter and neutralize sibyo the M23 armed group which is allegedly, munyamakuru avuze neza allegedly, kuvuga ngo bisa nkaho byomekwa, allegedly backed by the Rwanda according to the DRC government. Niko bivuga. Hana agakomeza avuga ati this effective replace South Africa the effective hegemony of the SADC bloc in an expensive proxy war with Rwanda. Akaniko saka kuza kuanaliza. And Uganda at the time when the South African government is facing economic stagnation and the evaporation of the manufacturing base, and without the intelligence service of the former MONUSCO peacekeeping force, but lack of professionalism is par for the course, as this year 8 South African soldiers involved in the UN peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo are accused of widespread sexual misconduct. Umunyamakuru bigaragara ko ikinyamakuru shoka ari cyo opposition ndimo ndagenda ngisoma. Buretse ariko hada agakomeza avuga ngo ubwo Afurika y'Epfo ivuga yuko ishobora kuzasimbura MONUSCO mu gihe izaba idafite iperereza rya MONUSCO, no kongeramo yuko haba basirikare ba Afurika y'Epfo bazaba basa nkaho bagiye kwishora mu ntambara yo guhangana n'u Rwanda ndetse na Uganda. Sibyo abivuga ati ibintu bishobora mu gihe igihugu gikennye gifite ibibazo byinshi bitandukanye. Hano wenda nshatse narekira naho ngaho ntitujye mu bintu byinshi cyane. Sibyo reka dutangire. Hano arasa nk'ujya ku muzi agaruka ku bijyanye ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hahungiyeyo abase bakoze jenoside bakaba ubwabo barinjijwe mu ngabo za Congo, baravuga FDLR. Ibakaba bavuga ko bishobora guteza konflikt ikomeye cyane hagati ya Afurika y'Epfo n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda kubera nacyo inyungu z'umutekano wacyo. Bwana Gilbert Mutabaruka sinzi wandikiye umuvugizi hano iki kibazo nigeze no kukibaza Perezida wa Repubulika, sinzi niba ubyibuka, kubijyanye na deployment ya SADC ndetse na mandate. Hano leta ya Congo yakinnye agakino ko kuvuga ngo igiye yanditse itangazo ryo kwitandukanya na FDLR. Ibi bishobora kuba ndebeye mu bidarubindi binini, bishobora kuba ari ubujyanama bw'ibi bihugu bya SADC, turumvikana, kugira ngo ubwabyo bibanza byivana icyasha cyo gukorana n'umutwe w'iterabwoba kandi ufite intention yo gukuraho ubutegetsi no gukomeza agenda yabo mu gihugu gihana umutekano n'u Rwanda, kugira ngo bityo bitagaragara yuko ko ari indirectly gushaka gushyira mu bitekerezo cyangwa mu myumvire cyangwa guhumugisha icyifuzo cya Tshisekedi cyo guhindura regime akoresheje imbaraga za gisirikare nkuko akomeza bivuga. Aho ngo turemeranya byibuze ntago twemeranya, nta nubwo ngomba kwemeranya nawe by the way. Ikibazo ni nkubaza urankubira, buretse mbaza nkomeze mvuge ibitekerezo byanjye nawe urazana ibyawe. Ntago ndi bukuvangire, ntumvangire. Ndakubaza ariko Mutabaruka ntumvangire kuko hano ndi gufate mu mpebyiri. Umunyamakuru je ntago njya mu rugo mon frère, uri umusesenguzi. Ndakubaza ibi ngibi bitumye nkomeza. Ubwo ureba ntago naraye nsinziriye, naraye ntekereza kuri ibi bintu. Ibintu mbandara akagatwe kanjye kangana nk'ingumi. Hari ibitekereza kubiki? Natekereza kuri no scenario. Ukune M23 bagiye kwirukana. Uretse ntago M23 ngewe sindi umukongomani cyo cyambere. Icyo nashaka kureba ni kimwe.
mbere na mbere ni intention ya Tshisekedi wirukanye East African sibyo peacekeeping urumva niba niko nabyita wenda vuga ko yirukanye ingabo z'umuryango wa Afrika y'Epfo kuko zitashoboye kuba zo zakwingeginga direct mu ntambara birengagije ibindi bibazo byose bihari nkareba Tshisekedi utandastandinga impamvu ya M23 ahubwo akayifata yishyira ku Rwanda nkabona Tshisekedi wafashe FDLR akayigira wazarendo bamwe na bamwe ahubwo bakahita babana absorbed mu ngabo za Congo bakajya no kuri payroll ufite gihamya ibyo ni ibintu biri obvious kandi abajenera bari gufungwa kuba bakoranye na FDLR s'il vous plaît uri umupeti we muri politique gute ibyo nibyo ndibugaruka erega kuko baza ntibigira umuntu peti hama hamwe nkubaze vie petit ejo bari bafunze umujenera yitwa Penzo niba ari Penzo niba ari Pazo buretse gato bamufunze ibyo tubyita political games ariko baramufunze banza witonde wimvangira nta tangazo ryasohotse siwe wari insomeye wimvangira ry'igisirikare cya Congo ribuza umusirikare ku rwego ariho rwose gukora na FDLR buretse gato none FDLR irihe iyo bari iri mashyamba yande ya Congo armed by who bibibuna gukora M23 ntago ari abazarendo ubu ngubu abazarendo ngizi ko ari abanyekongo buretse gato dukomeza hanyuma rero erega hamwe nkubaze niwe hurizanye urimo uramvana kuri kose kubera urusaku banza tuzuza kumbaza mon frère écoute Mutabaruka sinshaka kumva njya muri mwaka wa 2024 ese ajya mu mbyibagirwa s'il vous plaît niba wibagirwa vuba andika ku gapapuro mbanza soze ibi bintu abantu bungukemo uze kumbaza ntago ntegeka iminota nkoresha uravuga umunsi wose ntarakuba wakwitonze hanyuma rero ibi ngibi ubwabyo bikaza akagaturufu wari ukomojeho ko kuvuga ngo twitandukanye na M23 plutôt na FDLR iki ni ikigaragara yuko ari umugambi bavuga bati batazadushyiraho icyasha ko dukorana n'umutwe w'abajenosideri ufite genocide ideology uri determined kumva yuko wakongera ugahindura ibintu ugakora ibyo ukora ugakora nk'ibyo wakoze utarangije mu Rwanda aho ngaho please make no mistake biriya Tshisekedi ari mu gukora ni ibya nyirarureshwa arabikora kugira ngo ataza aba nibaza bavuga batari kose ko leta ingabo za leta na FDLR bivanze mwebwe umugambi wanyu ni uwuhe anazizi backlash ubona zatangiye kujya kuri Afrika y'Epfo bayishinja ko iri muri ishyigikiye gu cleansing the Rwandophone sibyo hariya hanyuma rero bande bayibishinja opposition muri iwabo muri Afrika y'Epfo ya opposition yes opposition hano hose ivugisha muri Afrika y'Epfo please hanyuma rero hano ikirimo hakiyongeramo ikindi kintu gikomeye cyane cyitwa inyungu za Afrika y'Epfo cyane cyane zishingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro inyungu hano umunyamakuru yabivuze Robert avuga yuko company zo muri Afrika y'Epfo zisa nkaho zakoranye amasezerano sibyo n'aya mafaranga ibyinshi hari n'ayo atagaragara hano zishobora gufinansa kugira ngo zishobore guhabwa ibirombe cyane cyane ahantu za Rubaya zibyegukana ibyahoze ari byo witwa Mwangacucu ayo makuru arahari hakiyongeraho izindi nyungu ziri hidden Mwangacucu ko nta mwumvise mu bintu usomyera ni ukuvuga ngo ibyo navuze ibyo impamvu nkwibukije ndimo ndaguha document metallique sibyo twe ntago turi abantu turagenda tugakubita hirya hino tukegura amabuye tukareba ibishayo mwibande twebwe abasesenguzi bebe hanyuma rero ibyo birombe byose biri hariya n'ibindi ubwabyo birashyira Afrika y'Epfo iragira apeti idasanzwe ni nko kubona hari umugati bawusize ushonje ibyo wenda tubishyire ku ruhande ese igihugu gifite uburenganzira bwo gutumira uwo gishaka kaza kugifasha kurwana n'uwo gitekereza ko agitera abene gihugu ubu uyu munsi wa none wishimiye yuko sibyo wabonye ndashaka udekarare muri iki gitondo kandi please udekarare Angel Berry please ndashaka rahira urigate ku ipasi shyushye no rahira urigate ku ipasi shyushye please ndashaka ubanza aka kantu bazugaho umucyo reka banzugaho umucyo ushyigikiye yuko abaturage bamwe ari amatangazo atangazwa yuko bakwiriye sibyo bakwiriye bamwe kwicwa abantu bagafata imipanga bakabica inka zabo zikaribwa ibyo utangiye kuzana iterabwoba wowe nibyo ushyigikiye ko abantu babatwika bitewe nuko iterabwoba ushyigikiye yuko bari abantu
bariya ariko se ko wavuze nkakubaza ngaho mbaza ariko ikibazo cya wowe Aha. wowe ushyigikiye ingengabitekerezo kurimbura Uretse gato. abarwandofone muri Congo ntumvugire ndahari ndakubaza urabishyigikiye wintera ubwoba ndakubaza wintera ushyigikiye ubwoba ushyigikiye ko inyeshyamba zitera igihugu nshyigikiye ko barwana ku burenganzira bwabo ariko asifa that uhera he uvuga ko nuko Cyril Ramaphosa Aha. aho yabaye Nuko yasingira nawe uretse nakoresha gato, izindi noneho. nuko yamaze igihe cyose ari impunzi azenguruka muri Zimbabwe muri Afurika y'Epfo bose babafasha ahandi hose babafasha kugira ngo bagende bakubite urumva bakubite basenye apartheid ni nako n'abari abasore bari mu kurwana ku burenganzira bwabo mu frere wowe urinde ufatanya n'abashaka kuburenganzira bwabo bakubwiye yuko bo ni abaki n'abarabuse n'abagande nibande wigereranya ibintu bitagereranywa bari bateye bagiye kugera muri banki mu rwa mukuru ufite ikibazo gikomeye umusesenguzi n'agakanga abantu ufite ikibazo gikomeye we peti ufite ikibazo gikomeye niba winjiye muri mwaka wa 2024 ugitekereza gutya none se niba ufite ikibazo niba hari ibibazo dufite ni imitekerereze y'abantu bameze nkaho ahubwo uraza gutuma ikibazo kidakemuka s'il vous plaît ikibazo cyari reka ngaruka ku bintu bibiri wagereranyije bitagereranywa ngiye kugusubiza nyine wavuze amasaha n'amasaha ni kamanze sobanura icyo nkubajije nsohoke ngende ugiye gusobanura icyo ubajije se kandi wambarizaga iki reka nkubaze niba ugisobanura kisobanurire reka nkubaze igisobanuro utaza kumbeshyera uravuga uti Afurika yifuje gukubita M23 uti nyamara M23 ni abasore baharanira uburenganzira bwabo nanjye ndakubwiye natwe turagiye dukubise ziriya nyeshyamba zifite n'amazina menshi ni abanyasantra Afurika baharanira uburenganzira bwabo buretse gato none se ndashaka bisobanura itandukanye ibintu bibiri ikibazo cya M23 kiri historical and ideological n'ahandi ariko biri historical tell me the history ya Antibaraka none se tell me the history of Antibaraka buretse gato tell me the history of Antibaraka we ariko se ndajya kuvuga usakuze none se kuki twe tutatinye kurwana na Chad ibatera inkunga ndakubajije mbwira histoire ya Antibaraka umbwire histoire ya Sereka noneho nurangiza usubire mu mateka noneho unarebe n'abanyasantra Afrika yego cyangwa we eske abanyarwanda buretse n'abanyasantra Afrika yego cyangwa we je ntabwo ushobora kujya muri radio nyine abanyarwanda ugiye kunguti baje batumiwe icyo si cyo kibazo tega amatwi ntabwo abanyarwanda bagiye bavuga yuko hari abanyasantra Afrika bagomba kwirukanwa muri Central Africa none ko barasaba bajyagahe waretse gusakuza nkabaza ngasubiza ngambwira rero tega amatwi ureke kuransubiza kwenda baba please keep quiet and explain ngambwira okay explain urumva hariya icyamenda shaka nkubwire yuko niba twigira nkana you are short of information oya icyamenda nsubiza s'il vous plaît genda usome ibijyanye n'amateka yivuka rya Antibaraka na Sereka muri Central Africa urebe ingabo z'u Rwanda icyo zikora si ukuvuga ngo bagiye kuvuga ngo aba banyasantra Afrika bihumbiye muri Antibaraka cyangwa Sereka tugiye kuba kwita tubashwishwaje tuvuga ngo wenda bamwe ngo amamuko yabo wenda ni muri Kameruni ngo tubakubite ngo bagomba bakagenda bakajya muri Chad cyangwa Kameruni no ni ukuvuga ngo please niba mufite ibibazo byanyu bya politike mu bikemure muri muri politike nuko twabikoze buretse niko bimeze ahubwo amakuru nuko utayafite ahubwo n'amakuru ufite wowe ikibazo cyawe ushaka gusakuza gusa without substance terabwo bariranga reka ngubwire wowe uri kuvuga ngo no kujya hagati bakanga ibibazo no ni ukuvuga ngo ibintu ni bibiri please disam mushyire intwaro hasi ntabwo ibyo ariko byagenze sibyo mushyire intwaro hasi mu baturage basanzwe sibyo icya kabiri niba hari n'ibibazo mushaka mu bikemure mu buryo politiki ariko muri abanyasantra Afrika bitandukanye no muri Congo bimeze bite weravuga ngewe simvugana n'aba bantu kuko si abanyarwanda abambuye nako si abanyekongo n'abanyarwanda abambuye uburenganzira bwabo niyo mpamvu nakubwiye ku munsi wa mbere ngo nti mugabo afite ikibazo cyo kutamenya geography ntamenye n'amateka that's the case kuko ikira kibazo it is a historical problem sibyo ariko amasezerano ya Rwanda yibuka na Nairobi bari babashyiriyeho ikigo bagomba kujyamo bakabadezaruma bakabashyira mu buzima busanzwe abashoboye bakira abasore bagashyirwa mu ngabo yego cyangwa we ibyo ngibyo barabyemeye inyeshyamba zarabyanze no keep quiet hari ibintu wowe ugenderaho ariko nkubaza ubundi ushyigikiye ko ntabwo inyeshyamba zabyivugiye ngo ntabwo tuzajya aho hantu ushyigikiye yuko gute ndakubaza wowe nka Mutabaruka ushyigikiye yuko bariya bantu bamburwa gakondo bakitirirwa ibindi bihugu oya ndi kugwa amakuru
mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda na Ufite Nairobi ikibazo, by the way. bavuze ko babashyira Ufite ahantu ikibazo. bakabadezaruma Eda, reka- abandi bakashyira mu Eda, buzima reka nkubwire busanzwe ikintu kuki kimwe. icya bitakozwe kabiri wowe uri umunegativiste guteze Ah. ahubwo ndi guha amakuru utari ufite cyangwa wiyibagize nta makuru ufite Ehe. ibintu ukora imana izanabikubaza Imana- niba ushyigikiye abantu baje kuvutsa abantu izambaze ko nguha amakuru niba amakuru. imana iriho koko Eh, ndakubwiza ugiye no ukuri kwihakana niba koko hakana imana